kugira ngo Gasongo ubundi banya ngo icapfana na Nzovu cyangwa se yakamwana reka Nzovu ubwenge azi ntumugeranye ni Nzovu wenda we afite ubwenge mu mibare wereka no mu mibare Nzovu azi ubwenge Nzovu azi ubwenge ubwo dore ikintu mwangira Nzovu murwanyiriza Nzovu ikintu murwanyiriza Nzovu ndakizi ni abantu mwe namwe mu byumba iki n'abantu bahora Nzovu agira ukuri kwinshi ukuri hajya heza cyana nagatangaye koko yewe reka nkubwire hakuze ko ikimuga cyasetse urugi Kasongo ni cya kimuga cyasetse urugi wasi ndi ikimuga nari ngatangaye ukandwanya ugakunda Nzovu ariko ubundi abameze mutyo ubundi akaba gatagukeneye ahubwo yakunda Nzovu none se iza ngo ari hagati ya Nzovu na Gasongo ahubwo reka abantu mwese bagufi mukurwa amenyo niki ahubwo reka ngo hagati ya Nzovu na Gasongo ye niri wakimeka kubera umugabo waretse mugitishije Nzovu amenyo ntayo nawe ntayo jewe cyo nzira ngo nazi kubwo hagati ya Gasongo yeye na Nzovu jewe cyo nzira bagwitishijemo wakimeka ngo akubera umugabo wahitamo Nzovu pe nyende niwe Nzovu ko biri afite n'ubwenge byibuze ko mungana kose ariko burahari Gasongo ushatse kumwita ikintu kiraho cy'ikiro Gasongo ni nk'ingunguru iri mu ndigurudumu yes twongeye kubasuhuza tubifuriza umugisha w'Imana ndetse amahirwe no guhirwa reka mbanze nshimire umuntu wese wakoze subscribe share and comment kuri Vania TV show Imana ibahereze umugisha nge nitwa Prophet Noheli byukura bagirane ndagarutse ndi kumwe na Gasongo yeye turi kumwe na mushiki wacu Uriza mwakunze muri benshi niyo cyane imvura n'umugisha imvura tutayibonye nitwarya vuga ibyiza by'imvura bitatu Gaso ibyiza by'imvura bitatu icyambere yego imvura yiguye aho yiguye mu cyerekezo cyangwa muri icyo gihugu tugira ubuzima bwiza gute nyine nicyo dushaka kumenya imyaka irera amatungo akabaho neza yego mbega tugatunganirwa muri byose twajya ubwoko bwa bwarapfumaguritse cyangwa bwaratumaguritse ubwo ni ingunguru yibereye aho ni ukuri kandi ingunguru irimo ubusivuga kuri ngira sakuza koko ikabomboranye ariko Riza tubiri ibyiza bitatu batabyimvura we wabuze iragwa abantu tukeza iragwa tukeza imvura iragwa ubutaka bukoroha abubaka bakabasha kubona ukuntu babona itaka n'abashyingura bakabasha gucukura bitabagoye niyo bashyingura abantu b'ibimaranywa Noheli na Gasongo nyine murabona ko turimutse dukomeze ahubwo reka dukomereze aho twari tugeze ngenda ashaka kubaza ikintu Kasongo yeye Kaso kuri mugufi utahanutse hejuru ngugwe ko nta n'umuntu wagukubise ikofe ngo ari guhamye ko wari gukubita ryaguca hejuru abimenye yakuwemo n'iki abimenye yakuwemo n'urukundo natembyenza kukureba nikubita hasi cyangwa n'ibintu bahondaguye cyangwa icyo kintu ahubwo Kasongo ashobora kuba kera yari umujura ku mashyirahamwe cyane ahubwo cyane ko Kasongo abareshya n'imifuka y'amapantaro y'abantu uyu gukora mu mufuka ntibimugora niyo yaca mu maguru yabo oya niyo uhindukiye ukavuga uti ko nkora mu mufuka arakubwira ati ko nigendera akaba ari umutwe ugukozeho nkoze mu mufuka ngira ubwo niyo revo naba ngezeho cyangwa amenyo njyewe yavuyemo nanyereye nje kureba oya bitubeshya mani ibyo vuga ngo wanyereye tubwire ayo menyo yakwiwemo n'iki ni inyundo baje bakubitaho ni igipfusu barwanye mu kabari gusekura imbwa y'ingumi byagenze bite yarwanye n'ibindi bisambo bananiwe kugabana ese ntabwo bireba ikibazo cyawe niba ushaka no kuvugisha ukuri ese Noheli hari ikintu nshaka kubaza Noheli umaze igihe kinini muri iyi mihanda uza waje ubeshya ngo uje kurongora siya ibyo bipfa ubusa urumva bibaho birarangiye Noheli ikintu kimwe nshaka kubaza ugize imyaka ingahe niba atari ibanga imyaka mfite ntabwo ari myinshi niba atari ibanga nka 28 irimo none se muri iyo myaka oya reka tunabyemere wenda ko ntitwamubyaye muri iyo myaka 28 ukaba nta mugore ugira urumva byibura ugira abana oya nta n'umwana n'umwe ngiye nta n'umugore ngiye nese urateganya guteganya kuzashaka umugore kandi
none ukundi inkoni zimeze zitaka ko yenda kwaduka inkoni zo gukubita ingaragu oya ngaratega nyine Imana ikomeye igasonga bayitagira n'umugore ari umusaza w'imyaka 50 agasonga kutagira umugore yanavuga ati ndacyashaka uwo tureshya ye hafazari ntabwo wawe cyashaka uwo umutekamutwe ubushobozi cyambere uratekamutwe n'ubushobozi ukuntu yambara akabera ariko ngo yabuze umuntu oya Noheli ntago ako no banza warigeze kugiraho depression yo kutagira icyo wambara uje buriya nuzabaza umuntu ngo amajoro yaraye asika cyangwa se nuzabaza umuntu impamvu asika aho uzamubaza amajoro yaraye ari hari igihe cyabayo twambara ubusa tukambara imyenda y'abagore ariko genda cyane umwana tugomba kwambara kubeshya wiganye wa mugabo w'umupasiteri mwigana se ngo bigende bite je ntabwo nyambeshye hari je nabayeho nabaze ko reka mbabwize ukuri pe namwe mukurikiye Vania TV show muze rwose kumba baramukebure Noheli mumfashe Noheli dore kuba utisize kanta none uko biri wagira ngo uri umuntu abaye atakuzi ariko kumwe bahomyemo kanta bintu nta nubwo byatuma ubona umugore none se abapasiteri ko bikora nka nyirinde ko bikora nuko atari umuntu igabana n'ibintu babyoroshye mfite ikibazo kitagoranye reka nkubwire ntibazakubwire ngo iki kuki wareba amadafu ak'ibintu abakozi oya ntabwo abishakaga ntabwo arabizi ko turi mu kiganiro uri kumva ntibakazakubaze ngo Noheli ntataba ngo uri kumwaka ikibiriti mu yegahubwo gusa mwe mbona muzira twagiye ntibakazakubaze ngo kubera iki umuntu yisiza amabyi ntibazakubaze ngo kuki wisiza amabyi uvuga ngo kanaka se ko yayisize ese ariya ni amabyi ariko nyine ni urugero rwiza nguhaye urugero rworoheje nguhaye ntibazakubaze ngo kanaka kuki yisiza amabyi ngo uvuge ngo ntibazakubaze ngo kuki wisiza amabyi ngo uvuge ngo kanaka se kuki yayisize ntawe upfa ngo undi yapfuye oya kanta itandukanye n'ayo mazirano turi muravuga erega burari ibintu bamutazi gasoro niki duhindure ingingo ngira ngo duhindure ndagira ngo mbaze Riza ngiye kubaza ikibazo giteye gutya ndagira ngo mumbwire inzuki zigira ibyiciro bingahe nge ntabwo nzi ibyiciro by'inzuki kuko sindi umuvumu dusobanura ngo wowe wizanye ndagira ngo nawe Noheli mubaze yego igihugu yego cyambere cyatunze inzuki nyinshi ku isi n'u Rwanda ku isi yego n'u Rwanda ese kaso ubundi reka nkubaze mbere yuko baza abantu ngo igihugu cyatunze inzuki nyinshi ku isi wowe reka mubaze ubundi so nabugira mwetse nkubaze urinda ujya kubaza abantu ngo igihugu cyatunze inzuki ku isi nyinshi kuva wabera ko utararenga Nyabugogo ubundi ibyo bihugu wabwiwe n'iki cyo bitunze n'uwase bavuga ubwenge buhahano cyangwa se kwiga baba bavuze kwiga nawe igihugu gikora ku nyanja igihugu gikora ku nyanja kidakora ku nyanja nako kidakora ku nyanja yego wahera no ku Rwanda ikindi Shadisi yo wicaye mu biganiro by'injiji nawe uba nk'iyo hakinjiji gute ko nanjye nabateze amatwi udadutega amatwi se none se Imana yaguye twebwe turabizi oya ubundi Imana yaguye yampereye kumva ibitakaragasi takaragasi umva nkubwiye ubundi wagira ngo gasonga ubundi wagira ngo nicyo apfana na nzovu cyangwa se yakamwana reka nzovu ubwenge azi ntumugeranye n'iri nzovu wenda we afite ubwenge mu mibare wereka no mu mibare nzovu azi ubwenge nzovu azi ubwenge ahubwo atari ikintu mwangira nzovu murwanyiriza nzovu ikintu murwanyiriza nzovu ndakizi ni abantu mwe namwe mu byumba iki ni abantu bahora nzovu agira ukuri kwinshi ukuri ntajya heza nagatangaye koko yewe reka nkubwire hakuze ko ikimuga cyasetse urugi kasongo ni cya kimuga cyasetse urugi wasindiye ikimuga nari ngatangaye ukandwanya ugakunda nzovu ariko ubundi abameze mutyo ubundi akaba atagukeneye ahubwo yakunda nzovu none se ariza ngo ari hagati ya nzovu n'agasongoye ahubwo reka ngo abantu mwese bagufi gukurwa amenyo niki ahubwo reka ngo hagati ya nzovu n'agasongoye n'indi wakimera kubera umugabo uraretse muguhitishije nzovu amenyo ntayo nawe ntayo
Jewe cyo nzira kuko nazi kubwo hagati ya Gasongo yeye na Nzovu jewe cyo nzira baguhitishijemo wakemengo akubera umugabo wahitamo Nzovu pe jewe inyende niwe Nzovu ko biri afite n'ubwenge byibuze ko mungana kose ariko burahari Gasongo ushatse kumwita ikintu cy'aho cy'ikiro Gasongo ni nk'ingunguru iri mu ndigo rudumu agasa nawe rero yamira imbere y'umugore ntacyo uricyo abasugira uti yiyamine yagiye atase yiyamine yankubita akwereke ko oya ntabwo kubita Gasongo afite n'imbaga gutuma hasi n'umugore jewe umuntu arakomeye kameze uyu muntu namuguriye ishenete inde Riza ubwawe wambaye iminyururu nk'iyimbwa amaze ungurira shenete urumva mugurira use nzakora iki nzakugurira muzingo agasa ubundi warayihe ubutuna mu maso burizuye iminwa wagira ngo bayitemaguye si wose akoreba kugira ngo ukunde umuntu umwereke kagukunda inzoya zasohotse mu mazuru ubundi uvuye he mugari nohe hari ibintu utekereje nanjye mva ndabiteye isuri gukuye isuri cyane imubukanye iyo mu Kigali shani mu Kigali ntabwo ari mu Kigali ngo yavuye mu Gashyekero sina nahazi Sodomu urahazi simazi ntabwo wazi Sodomu nagomora se uye numva iki kintu ngo cyarapfumaguritse ndi kukubaza aho bita Sodomu abaye akamwana banzo bajya urahazi naya marinete yakobaguritse gutya ubundi arayambara y'abasuderi ubundi arayambarwa naze gusudira bwo si umurimo zika marinete erega ikibazo si uko gusudira ari umurimo wo gusudira nta wugaye ahubwo icyo tugaye nuko yambaye nta kazi urimo ubu se urimo gusudira ese umuhanda uyambaye abana ubu ngubu aba ubasha kubona imodoka ahubwo se reka nkubaze uzi ko aya marinete yiwe yagutera covid yagutera iki kanseri cyangwa mambaga cyangwa kanseri ikintu cyabaye expired aya marinete ntabwo yabaye expired gusa umenya aya marinete ariyo bigiyeho gukora rinete nakobweza ahubwo nari nyakuzaniye kugira ngo umbwire montire ese mureke mbabaze nk'abantu muganiriza abantu kuri Vania TV mukurikije ibiganiro amagambo mubabwira iyo mwicaye aha ngaha mubona nk'umwana wayikurikira akazarinda asaza nta yindi cana akurikiye cyangwa nta rindi shuri agiyemo yazakura afite ubwenge bungana wabaho noneho ugize ubwenge noneho ngo iri kunkumuye ngo iragiye wabimbwa ahubwo ariko Riza reka nkubwire akabuta abantu ngo ni imbwa Riza niba wita abantu ngo ni imbwa ibyo se ninjye wabizanye ninjye wazanye ibyo kuvuga ese ubundi umugore ukubise umugabo yitwa iki umugabo ukubise umugore ahubwo yitwa umugabo ukubise umugore yitwa imbwa hanyuma umugore ukubise umugabo aba yakubise imbwa ese ubundi Gaso kamwibariza ikibazo byose ni ibintu bitangaje ni ibintu byataye Gaso ndakumva kantine na kantine bitandukaniye kantine na kantine kantine ni ahantu tujya gukurira kantine mbega so kantine ni iguriro ry'imbwa se ry'iki iguriro wagura niyo wagura imbwa iri ku isoko wayijyana ukayigura muri kantine sadepa nawo waba ntabwo ari ugusetsa ahubwo Kasongo bavugira ngo barazishinguje Kasongo n'uwo gusengerwa Gaso ubundi nkamubaza none se kitchen na kitchen bitandukanyira kitchen and kitchen ngaho ni mu nyumvire na kitchen mu nyumvire umuntu urimo kubaza Kasongo none se ngo bisobanure wowe mumfashirize bisobanure umurasa uramaje ngo kitchen na kitchen bitandukanye chicken and kitchen ni igikoni chicken ni inkoko naba nawe akira noneho irivura gusa ijya ibona amazi ihitike noneho ibaye umweru rwose ibaye umweru kandi yari urwiru ndavuga kosho ingurube nohe uzi yuko kutiga byakwangije bigakabya kandi akamubwira ikintu cyangije Noheli kubera kutiga Noheli ntabwo yangijwe no kutiga ko abantu batize bafite ubwenge bari hanze ni benshi
ahubwo noheri ikintu cyamwangije ni ukuba atarize yarangiza agashaka kwigira inyaryenge urizi kurinjije uricecekera ukavuga make kuko iyo ugiye kuvuga menshi urinjije ushaka gushyiramo ubwenge bwinshi uzacunga umuntu wasinze yashatse kwihagararaho yigira muzima nibwo neza abantu babona ko yabaye ibyatsi ubwo uzagira umuntu kugeza ryari ahubwo se nzawureka ryari keretse igihe nzaba kandi arimo kuwubaka noneho wowe bashaka ubare na Riza yakunigira mu nzu umunsi umwe wasohokamo urufuzi rwenda icyabanga azanyicira iyo kugira ubundi ntukangweho dore ndera ntukangweho none se urera urakahumba uzagwa rwa muhirima cyangwa urwa busa ntukangweho cyangwa nzagwa inyuma ya ndizi sawa rero ubwo ni ukuri gasoza ikiganiro bakivuyemo mukomeze mukore subscribe kuri Vania TV show Imana ibahereza umugisha turabakunda cyane shalom naho buta mujye mutwarya muri comment mudusaba abakinnyi tubazanire murakoze